ejo gutya tugisohoka muri studio Tadeo perezida wa Rayon Sport nasohoye ibaruwa yerekana ko hari imwe mu myanzuro yasohotse yo mu nama y'inteko rusange atemera ariko inteko rusange ni mugoroba yaraye iteranye ndetse amakuru ngo bagezweho bikaba bivugwa ko mu nama iriya nama yarayiteranye ngo yagombaga kwemerezwamo ko Murenzi Abdallah aba CEO wa Rayon Sport ariko Tadahita atungura bodi ya Rayon Sport nawe yibwira ko CEO agomba kuba Liliane Uwimpuhwe bavandi mwitereke tugende inama yabaye aho ni naho duhera kuko inama yabaye urumva n'ibyabayemo ubinoshaho gato ngo n'izina ryamaze kuritanga muri ka ngira ngo Tade ejo yagiye ku myitozo ya Rayon Sport mu Nzove hariho abantu bamubonye baravuga bati se ko twiza kubona batumizaho inama ubu Tade yaba yagiyeyo kandi yagiye mu myitozo ariko inama yari 11 yarabanje ajya mu myitozo icyambere kugira ngo arebe uburyo yashyira abakinnyi muri mode ya match yo kuwa gatanu kuko urumva afite imvune burango Tade ngafite stress mwabantu ushaka kumuhamagara nk'umwana we akomuga ati papa wiriwe wati woruwa he ngo afite stress zitabakse afite stress kuburyo ashobora kugira ikibazo stress muri zimwe muri stress afite ukomeza izambere ubwo wenda ibyo by'inama nabyo birimo n'iki ariko ubwo aje ajya ku myitozo abakinnyi bamubwije iry'inani bamuha ukuri kurambuye barangajwe imbere na safe cyane baramubwira batinya kwa president n'abandi bakinnyi benshi ngira ngo mwarababonye babereyemo ibirarane baramubwiye bati biraramuka birenze kuwa gatanu amafaranga mutubereyemo mutayaduhaye tuzakora imyitozo nta nubwo tuzakina match ya Kiyovu abakinnyi bari mishimwe Fisto Captain Serumogo harimo Emmanuel Kabang cyane bati ntituzakora imyitozo kuwa gatanu n'umukino wa Kiyovu ukomeye cyane ku mucyo w'ebihe byose ntituzawugaragaramo cyane iyo stress nayo yongere kuzinda afite yarayitahanye ibaze kujya kugarura umwuka mwiza mu bakinnyi ariko uziko nabo mukorana mu buyobozi nabwo ari ikibazo cyo gutujyayo kugira ngo uje kugira ujye mu mushibuka kuko Tade yaravuga ngo iyi nama ndamutse ntahegiyemo byandangirana bafata umwanzuro none bakavuga bati twafashe umwanzuro udahari twatumije inama ntiwayitabira dufata umwanzuro udahari tavuze niba mfite kuza ngo yavuye mu Nzove yiruka kugira ngo inatangira hari Vewiti ngo yagenderaga ikiza cyayo ibivumera utabizi ko iri muri kinani kandi anayimenyere kwitwara kata amakorosi yirukanka cyane baje kubona arahahingutse ariko ngo inama yabaye ku munsi w'ejo buri wese yareba gundi nkaho ari umwanzi no gusuhuzanya wamusuhuza gutamukora mu biganza neza ariko akunugira gutya muri aho upepera gusa mugenda nkaho mwese mutari abayobozi mu ikipe mu buryarya bwinshi kuko yari yamenye ikigomba gufatirwamo urumva baravuga bati Tadeyo uhombeje ikipe biragaragara ko umutungo wucunze nabi cyo ni icyambere gucunga umutungo w'ikipe birakunaniye cya kabiri gukorana n'abayobozi bawe birakunaniye dufasha umwanzuro ntakuka wo gushyiraho umukozi ureberera ikipe Chief Executive Officer CEO wari wakomorwa mu nteko rusange niho agomba kwemerezwa urumva ariko icyo gihe agomba kwemerezwayo inteko rusange niyo yabyanze nkuko babimbwiye baravuze bati ntabwo twafata imyanzuro itari ku murongo w'ibyigwa yego ntabwo byari ku murongo w'ibyigwa ibingibi byo gushyiraho CEO ahubwo dushaka kubyigaho muri inteko rusange tukazabiha umurongo nyuma dukurikije n'icyamategeko ngengamikorere ubundi ikintu cyitwa amategeko ngengamikorere mwabantu mwe niho byose bishingiye urumva noneho board iyobowe na Rwagacondo ubu ngubu urumva baravuga bati turi gutinda ibyo bintu by'amategeko ngengamikorere bizaza nyuma ariko ikipe twayisevinze iri ahantu habi tugomba gushyiraho umukozi byihuse mu maguru mashya ufasha ubwo baravuze bati tugiye gushyiraho CEO yampaye nka yanjye Tade yaravuga ati nibibaho kuko yasanze banditse na CEO ugomba kujyaho Murenzi Abdallah hari akantu gato babanje gusa nkaho bayobya amarari bayobya uburari mu kwerekana ko bataje ari umuntu bari buterekemo bagaragaje amazina 3 nabo ni abanyabwenge ntabwo bahita bagaragaza ko kuko byarasakuje hanze ibintu byabo bimaze kujya hanze bijya mu bafana bijya hehe nabo barabizi yuko hari uburyo ibyabo muri bodi bimenyekana ku byifuzo byabo Abudawera nabihakanya no turi mu kiganiro yandikira ati nyabona ntabyo nshaka ibyo bintu aragwakanira ariko uko bimeze batanze abantu 3 Gacinya Chance Denis batangaga kwa Olivier na Meya Murenzi Abdallah ariko kuri gwari nyine
byari ukuba bari bugire benshi kugira ngo bititwa ko ari umuntu umwe bari bunome ariko batanabisetinze. Agarutse ku kintu gikomeye rero aravuga ati kuko uwitwa mwenyewe Tadeo hari ikintu agarutseho mu kanya avuga ko baye bamwibutsa ibigendanye ngo n'ubyo ngo guhombya ekipe. Yahise anabwira ati mutangiye kugarura ibyavugiye mu nteko rusange, hano ntituje kuganira ku nteko rusange, muje kutindiza ibintu. Iyo mwanya wo ntawe uhari wo kuganira ku byakavugiye mu nteko rusange. Mu myanzuro y'inteko rusange mwakozemo amakosa. Urakoze cyane Axel kuko aravuze ati reka mbabwize ukuri mu byo wasohowe mu myanzuro. Mwasohoye ibitandukanye n'iby'inteko rusange yemeje cyane ko yayitabiriye amaze kubaha ibaruwa abasaba ko hari ibintu bagomba kunoza byanditswe mu myanzuro bitari mu abibutsa ko kimwe mu byamubabaje bazanye attendance list bayisinyaho ariko muhisha imyanzuro kuko muri buyihindure. Yego draft y'imyanzuro ntimwayitwereka mu nteko rusange ntago ba projectse imyanzuro yamaze gufatwa. Urabazi ntabwo bibaho. Ni gute yasinywe na noteri batabanje kuyereka abanyamuryango bose bari mu nteko rusange kandi barayemeje bakayifataho umwanzuro, noneho Murenzi Abudara akayisoma ariho twavuze yabikonfondaga na draft bakoze agasoma ibitari byo n'ibiri by'akabivangavanga bakavuga turatwikosora neza. None se yasinyweho President Tadeo atari mu babyemeje aho byapfiriye bafashe liste y'abitabiriye inama y'inteko rusange bariyandika baranasinya. Iyo mumaze gusinya bakandika imyanzuro bakatacingaho abitabiriye inama bose banasinye uvuga ngo ni nkaho usinye ku myanzuro ko mwabyemeje mu nteko rusange. Ikigo nga Tadeo ni kireba ikintu cyasinyweho na noteri hariho kasha n'umukuru wa noteri kugira ngo ujye kukivuguruza harongera agategurwa inama y'inteko rusange. Kandi hari sinyatire yawe yemeje ko ari mu nteko rusange ibintu byafatiwemo. Uvuga niho wabyemeje noteri abiha umugisha, niyo mpamvu gushyira amafaranga 600 ngahe kwa noteri. Mu mategeko rero ikintu cyasinywa na noteri kugira ngo mujye kukivuguruza nka association mutegura inama y'inteko rusange. Bivuze ngo iriya myanzuro yasohowe na board mu mategeko ihawe umugisha mu mategeko. Niyo notifiye. None ubwo si igitego cy'umutwe cyakubiswe Tade bari bamaze kumurangiza ku minota 90 w'umukino muri 3 y'inyongera niwe yahagurukije dakika 3 za nyongeza twinjizaho niwe yahagurukije aho rero Tadeo ubu ngubu uri no gukora wenyine pe kubera ko abandi bantu yaba aba vice president be basa naho bari ku ruhande kwa board. Urumva aravuga ati rero ati nibyo koko mwamaze kwemeza ko ngomba kuba nkorana na CEO kugira ngo imiyoborere ibihagaze neza muri Rayon Sport muri ya minota 3 y'inyongera match yamurangiranye rwose ubona ko byarangiye nka cyo gitego cyatsinzwe ku munota wa nyuma. Urumva aravuga ati rero CEO arakenewe ariko arababwira ati twemeje ko CEO agomba kujyaho nyuma yo kwemeza amategeko ngengamikorere mashya azagenga association Rayon Sport. Bakamubwira bati tugomba kubyihutisha iby'amategeko bikazaza nyuma. Aravuga ati reka tubyihutisha nacyo. Ati nanjye nabitekereje ko twabyihutisha kubera ko akenewe. Ati yewe no muri Ferwafa Club Licensing yadusabye ko twagira CEO. Nabitekereje hakiri kare ariho nanjye nari namaze kumutanga namwemeje no muri CAF no munyabwenge no narakana genda no bekamo. Ejo mwabonye mu kiganiro cye ko araho yagiye avuga ko hari igihe abayobozi bagaragara mu bintu by'inama ariko hafi ya ekipe ntibahabe kuko ejo pointinze kukanuka avuga ngo mu buzima bwa buri munsi ndwana na ekipe njyenyine. Nasabwe ibigendanye na club licensing yewe muri Ferwafa na CAF kuko tuzitabira imikino. Ati mu buryo bwo kuzuza inzego wumvisha byita kuzuza inzego biba ngombwa ko nuzuza inzego ku mwanya wa CEO biba ngombwa ko ntanga uwimpuwe Liliane kuri experience y'imyaka 17 twari dukeneye umuntu dutanga batazatudindiza ngo bamwange kandi bitazadusubiza inyuma. Ati ndamutanga tariki ya mbere aranemezwa ubu bafite igisubizo cy'uko uwo muntu yemejwe muri CAF. Bumvise aravuga ati rero ibyo byasiyonge namushyizeho by'agateganyo. Ati kuko nariyeranjaga nabikoraga njyenyine kandi ibyo bintu ikeneye kuzuzwa mu nzego kugira ngo ekipe yitegure imyanya yuzuye.
ati rero ibyo bintu bibirukansa Mugire ikibazo. njye namushyizeho mu by'agateganyo by'amezi abiri mwategereje ayo mezi abiri ko nta hantu ikindi abantu bagiye ko ibyemejwe ko iyo mezi abiri bizakorwa ibyo bindi mushaka n'ibyo ati se turatanga ba CEO babiri Oya ntabwo yatsinze icyo mu minota y'inyongera yakubise 3 points. muri basket babyita vek and one utsinda amanota bakakongeza. Hanyuma aranababwira ati twabaye turekeyeho uwo w'agateganyo ko mu mezi abiri turindiye ko inteko rusange idasanzwe iba noneho ibyo twavuze ko byose bizemezwa bikazemezwa hashingiye kuri kano kanama kigenga. Aba banyamategeko bigenga bagomba kwangajwa baturutse ku ruhande bagomba kubagira inama y'uburyo babikora hagomba kuzamo n'uruhande rwa RGB niho yabatsindiraga yarababwiraga ati ko tukeneye umujyanama ushobora kuva muri RGB muri ibintu bijyanye n'amategeko mashya stati nshya mukaba muri kwemeza ibintu musubirizo nta RGB irimo aba banyamategeko bigenga ntabahari ubwo biraza kugenda bite akongera akabatsinda ikindi gitaka akababwira ati ko muri inama y'ubutegetsi iryo jambo inama y'ubutegetsi muri shingiraho cyane uvuga ngo muri nk'abajyanama ba komite mukaba muri gufata ibyemezo muri ku executa ubwo muri board cyangwa muri komite executive. Aha aho rero haziramo ikintu gikomeye arakoze cyane Ibere ubundi twabivuze kuri amategeko asanzwe ari nayo azahindurwa icyo board irebwa nacyo ni cya kiri cyo guterana kabiri mu mwaka hari ibyo batemerewe ari nacyo Tadeo abashinja avuga ati muri gukora ibihabanye n'amategeko ikintu Tadeo muri muri cya kiganiro yagize kuri channel ya YouTube abavuga ko bafite ubuyobozi bubiri bukora ibintu bimwe bigatuma bagongana. Urakoze ni nacyo rero agenda akicarira akavuga ati nyamara muravuga kwenda nsuzugura cyangwa se ari byo ntakora atari ko ngende mu nshingano reka mbasomera akantu gato ni ingingo ya 25 mategeko iravuga inshingano za perezida wa komite nyobozi ari we Tadeo mwumva uburyo yahita agongana n'aba bene data n'utuntu turindwa ariko tworoshye imbere na mbere gushyira mu bikorwa imyanzuro y'inteko rusange n'iy'inama y'ubutegetsi bivuga ngo ibyakorwa mu nteko rusange bishyirwa mu bikorwa na komite nyobozi ariyo komite executive iyobowe na Tadeo. Ingingo ya kabiri kuyobora inama za komite nyobozi n'izindi nama ziri mu nshingano ze. Ingingo ya gatatu gukurikirana imikorere y'abakozi b'umuryango kugira ngo ibikorwa byawo bigende neza. Iya kane gushakisha abafatanyabikorwa n'umutungo watuma ibikorwa bitera imbere afatanyije n'abagize inama y'ubutegetsi. Iya gatanu gukurikirana imikoreshereze y'umutungo ugenerwa ibikorwa biri mu nshingano ze. Gushaka abakozi no gushyira umukono ku masezerano. Gushyira umukono ku masezerano y'abaterankunga n'abafatanyabikorwa b'igihe gito n'ikiringaniye ku birebana n'ibikorwa. Urumva yuko ibyo akora ni nayo mpamvu nakubwiraga ngo yigeze kurakara abonye barimo bashaka uburyo abafatanyabikorwa baje boda ari ibasinyisha ngo nibaganiriza igasha no kwita ibasinyisha. Niyo mpamvu aricara akahita akubwira ati kuri izi ngingo zigaragara mu mategeko ni hehe natandukiriye, ni hehe mwebwe mwemerewe, kuko nitugendera mu kigare hari ibyatowe Rayon Sport igira stati muri stati gitarahinduka ni hehe ndi kubogama, ni hehe ndi gusuzugura cyangwa ndi gutana. Akaba ari hana batsinda avuga ati mwebwe nimutegereze mu gihe ka kanama kigenga katarazana amategeko avuguruye turaba tugendera kuri ayo. Kandi si kera twarabyemeranyijwe baraza bahindura amategeko ni numwe ya RGB nayo izabiha umugisha maze ayo mategeko ni hashobora kuzemerera iyo body cyangwa se niba ubutegetsi mu buryo muzagenda mugena imyanya abantu mubinjizamo amahoro. Ariko akisege hari ikintu kimwe nibaza ko bihaye amezi abiri kandi amezi abiri atari ikintu ntago ari igihe kinini vraiment n'umwaka urarangira ko n'uyungu tujye kusoza kuki harimo haraza ututuntu n'utundi abantu batari gutuma babyihanganira yaba ari board yaba ari na komite ya association kuki birimo biraza hasigaye amezi abiri kugira ngo habe inama y'inteko rusange idasanzwe igomba guhuriza hamwe ubuyobozi. Ibi bintu rero harimo amayobera amatagatifu nkamwe ya padiri kuko urebye wa mugani inama zimaze kuba za hato na hato cyane cyane nyuma ya Assemblée Générale ordinaire isanzwe ukareba n'abazitabira ukareba n'abazitumiza ikigaragara cyo attempt zimaze gukorwa ikigaragara cyo ntago bariho
bifuza ubuyobozi bwa Tadeyo. Ikigaragara muri attempt zimaze gukorwa ibyabaye mu nama hagomba gushyirwa CEO nanone na directeur technique, ibyo byose byibazwa nabwo bikaza gupfa. Attempt yindi yakozwe mu nama yaraye ibaye Tadeyo akongera kantisipa nkuko yatisipye mu nama ya mbere. Nta kindi kintu cyaganiriwemo n'iki kintu cya CEO bari bariho aho bari bagiye kwemeza appointment of the CEO kari kabaye niyo ari intego y'inama kwa pointinga CEO. Urumva rero ibyitso bye bimuha amakuru. Urumva nawe amakuru yarafite ava mu nzova muri urwo rugendo araza ibintu birongera birapfa. Nubundi asa nkongera kubatsindisha stati nkuko inshingano za president muri stati ya Rayon Sport zibivuga nkuko Nepo yarabisomye. Urebye rero mu byukuri ikigaragara Tadeyo rwose ntago yishimiwe n'abayobozi ba Rayon Sport, habe muri board habe no mu bari bamwungirije. Hari ikindi kintu bari gukora, bari gusa naho bamushyiraho agatuza kugira ngo we yijyane. Ese kugira kumubangamira kugira ngo yijyane mu babigizemo uruhare kugira ngo ajye nyine baravuga bati icyo twe twamuzaniye si cyari gukora kuri bo nyene uko babitekereza. Baravuga tumuzanye kugira ngo tujye dusa naho tumukorera muri ko abantu babyita. Urakoze cyane. Icyo tumubwiye agishyira mu ngiro ko tukimubwiye atabanje kujya kuyungurura n'ibiki ahita bikora gutyo. None byamunaniye baravuga bati reka tunono tumushyireho akaboko agatuza ko yakegura. Tadeyo nawe akavuga ati uko nkunda Rayon Sport niyo nakegura ntabwo nakegura muri no situation. Nzahangana nzegura Rayon Sport isige muri situation nziza kuriyo nuzaza ansimbuza nzarwana kugeza kuka kanyu cyane. Kuri iki kinavuga muri Bukaro akantu twagarutse aha tureba uburyo bwo gushyiraho CEO uburyo biri gukorwa muri make. Tadeyo nawe yamaze kubibona ko aretse mbere y'aya mezi abiri akajyaho CEO ni umuntu wamushyira agatuza n'amananiza akegura bikazagera mu kwezi kwa kabiri atakiri ikibazo cyangwa se atakiri mu nzira nta bushobozi agifite nawe rero arabireba akavuga ati ntabwo ari uko bazanye CEO ngo twuzuze imyanya nk'uko tubibwira abareyo, ahubwo twebwe turabikora mu buryo bwo gushyira agatuza ku muntu. Ariko nawe ajya gusohoka kuko asohotse itanarangiye yabwiye ati murasigara muri ibyo byanyu. Yabwiye ati ngenda ndangajwe imbere no kujya gushaka amafaranga yo gutegura ekipe ngomba kwinjiza rokari ngira ngo uyu munsi umuyovu ibyo byose abareyo barimo. Umuyovu we imyitozo yamaze no nta muntu wemerewe gukora imyitozo ya Kiyovu. Uyu munsi Kiyovu nayo irinjira rokari bo bafite gahunda yo gukubita umureyo kuwa gatandatu saa 12:30. Uri kumva nawe rero mwenyewe irimo ayo makuru ari gushimisha Kiyovu cyane. Ariko ati nibakomeze baryane mwenyewe nawe akavuga ati tuzaba profit njyewe ndi gushaka amafaranga kugira ngo ekipe ibonere zirita. Ati hari ibibazo byinshi nako hano mukarumuna niho barakorera. Ati hari ibibazo byinshi, ati hari ibibazo byinshi, hari ibibazo byinshi by'amafaranga. Ati mwero muri kuntinza turi kugaruka ku byarangiye nimereka ngo tuganire turebe uko twategura match. Ati rero njyewe ndagiye arabacika reka siganaze makana ndamwemeye ibere avuga ati ntabwo nasezera muri iyi situation. Yabwiye ati njyewe Tadeyo mureba ndacyafite imbaraga zo kuyobora Rayon ndetse nyikunze. Ati rwose ni munacitse intege byanturukaho ariko ntibyaturuka ku ubwoba mfite muri Rayon kantu gashobora kuba nubwo ari akantu katari keza ariko niho kagana n'ubundi biri kuba ntabwo ari byiza sishyashya. Yego ndiho ndabona izi match za Kiyovu ariko cyane cyane nka match za Singida ndiho ndabona hagiye kuzamo ibice bimwe bishaka ko Rayon itsinda n'ibindi bishaka itsindwa. ahubwo si muri aba bakinnyi batangiye kwigaragambya kandi windo yarafunzwe nta hantu bajya nta kintu mwumvamo. Uvuga sinshaka gukina ukabivuga buri minsi 3 ngo umukino Fahami yamaze gukonfaminga Sefu ko ari we wakamukiniye gatandatu. Sefu niwe uteye ya mbere avuga ko ataza gukina. Kapiteni Serumogo kuri 2. Kabange yahamagaye muri nationali nawe aratangiye. Urumva nanakina ne yajya mu kibuga umuntu yaguha umusaruro umeze ute? Nta kantu mwumvamo Akiseza nyingingo ikomeye isanzwe inazwi muri aya ekipe y'abafana. Kenshi iyo situation nk'iyirimo hari abakurura abakinnyi uri kumotiva bamwe abandi bari kubavana muri situation ya motivation kugira ngo babakure muri match. Kandi iki kintu bararusha Tade amafaranga. Dore ikindi kintu gikomeye uvuze sibyo kurusha abandi amafaranga. Aba bayobozi bose mu byo bamazemo iminsi barabizi ko tapiveri itanga umwanzuro
ku kintu runaka cyose umuyobozi wa Rayon Sport ni ugutsinda kuko Rayon Sport Yose idatsinda ni kuri roho- abafana ruhanga baratangira bati nawe yirekure niba udafite kuko ntuzamubwira ngo ndi kunanizwa umufana ibyo nashaka kubyumva aravuga ati niba yakunaniye abo bakunaniza bahe nabo turebe nyine kuko niko bavuze Numvise ukuntu imeze. kuri Jean Fidel Kuri Jean Fidel Niko babigenje kuri Jean ati wowe Fidel wiyizirika niba yakunaniye turahari turayishoboye ubona ariyo situation kandi akandi kantu niba byakunaniye katade ngo yisubize ba nyirayo ba nyirayo niko bimeze cyane dore rero umurongo ngiye mbona twajyamo neza ni nko kujya inama ni ukuvuga ngo aba bayobozi ba Rayon Sport bari kuryana nibo bayobozi bakoze amafamiye bari gutegura match bibuka bajya mu kagera bashaka amanota sibo Yeah. hari undi wajemo Oh, yeah. nibo biyunze hamwe bashaka amanota kandi barayabona baravuga bati barategura Rutsiro aba barategura Marine aba barategura yenaye kandi ahenshi babonye amanota yego icyo cyabungaga hajemo iki cyatumye noneho bari kuryana ntabwo byakunda Ntabwo byakunda Aho umufana nyine, bizakunda. ibyo ntibyakunda ejo nabaze umuntu ndavuga nti niye famiye izategura Kiyovu arambwira ati rero ko ari match ya mbere ati tuzategura muri rusange ayinya ariko njyewe reka mbabaze ikibazo ubundi aba bagabo bose ko bafite amafaranga kuki barwanira kuyobora Rayon Sport oya umugabo ahava akagera kunda icyubahiro kuko niba hari ikintu abantu bapfa ni icyubahiro Ni icyubahiro. wowe nunyubaha Ubona rero nawe ni nunyubaha koko. sinakuba wakoze ibi nanjye utabikoze sinzakuba nonsinda aho nzajya nca ku mihanda bazanseba bazavuga ati rero- naratsinzwe nashyizemo agatuza uransinda naransuzuguritse reka mbabwire icyo kintu conclusion yanjye umuyobozi wa Yanga yari mu Rwanda sinzi niba yagiye mwabonye ibintu byabaye bya sport biz se sport biz yari yaje mu Rwanda bari bamushimira, banabintumiyemo bari mbura umwanya wo kubijyamo ariko nabonyemo abasportifu benshi habuze umwanya. hari uturongo yoherezeyo nepo